icyo navugaga gutera imetero umuntu waba yaramuhakinze n'ubundi atekereza nkawe cyangwa muzi wese kuko ntawe yamubeshyeye ese yaba yararongohatisha uriya mwana mu myaka ye yabaye nk'ishakira mu ruho kandi ishakira mu ruho niyo itabaza amoko kandi ishakira mu ruho kugira ngo umukobwa yitwa ko ashakira umuru aba yarengeje 35 23 surindushye bwoko ki wategereje ubwo bizasaba gusobanura nuko byakora ubwo sibyo mu rugo byatuma abantu batabana ariko wibyitago mu rugo nakubwiye ngo ibyo numva ngo ibyo mwaganira mutari buhuze kuri me murongere donde kugira none mbisobanure technically ariko mu gitondo uwitwa Aline Gahongayire nimba atari nimugoroba yandika texte nini cyane nikwereke ntesheje agaciro imbaraga zose mbi zirwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe voilà aha niba ari umugambi w'Imana nta zindi mbaraga zakawurwanyije ariko urugo rwarinjiriwe nta mana irurimo uyu se ninde wo gutokesha ngo bive kandi byabaye azasenga n'umukozi w'Imana ayinyo asengeye bangaye yarisengeye we cyane subiza yarisengeye bimeze bite iby'urugo none uyu mwana ikibazo afite n'urugo uyu aramusengera rwe rurahari mbembi nanabivuze ntazanyitwareho umwiko umuntu ngenda avuga This aho ngaho siho hari ibyo ngibyo ureze uwa bukibyemera par experience hari metero nagutereye hari ibyo ntakweretse ngo uriya mukobwa siwe wanaga na Idrissa yabanaga na Idrissa mu nyungu z'abandi bantu so nuvuga ngo ibipfuye si ibya Vestine ni ibyabo bantu bari bafite inyungu cyo ni gishya ibindi rero nta n'izindi metero zikenewe ibimenyetso byose birahari Yes reka rero twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu twizere ko muri amahoro aho mwerere hose hirya no hino turongeye rero turagarutse tugiye kubaganiriza ku bintu byiza muri buze gukunda muri buze kuvanamo amasomo y'ubuzima muri buze kumenyanamo amakuru turi buze kuganiriramo mukabikunda mu buryo budasanzwe twizere ko rero mumeze neza mukomeze mukore subscribe kuri KOP ibiganiro bizakomeza kuza ari byinshi cyane musharinge mukande like muduhe comments ariko by'umwariko mu sharing kino kiganiro mwarimo ngo hayikaze nanone ngo hayikaze umeze ute ndaho rwose uyu munsi duhuye hakeyemo hari ibindi twabanje ntabagenda shimye ko uvuze ko bakanda subscribe tumaze kuba umuryango KOP umaze kuba 58 ariko ngiye icyo ndeba si imibare yabo ndeba ni bantu ki ureba ni bantu ki ubwo no kuvuga ntago ari abantu boroheje niyo mpamvu ngize amahirwe bese nawe ukanyorohera ntumbaze bitagize twe tuvuga ibizima byubaka abantu kuko ababa biteguye kubyumva ni benshi kandi hari icyo bibafasha abo duhura bakabimbwira abanyandikira bampamagara ni ibintu byinshi cyane na cya kindi kimwe nakoze cya wa mudepite mvuga ngo abajya gukora ibizamini by'akazi batanga amafaranga ari umuntu wanyihamagariye nyine manza narabivuze ariko yes premium construction group aba engineer beza bakiri bato abanyarwanda bavanze n'abanyamahanga ni abafatanyabikorwa ba KOP dufite muri kino gihe kandi tuzamarana igihe kirekire kirengeje umwaka n'abasore b'abahanga bize ibijyanye n'iby'ubwubatsi bagufasha kumenya icyo ubutaka buzakorwaho bakagukorera inyigo y'inyubako washyira ku butaka bakagukorera plan bakakubakira byanashoboka byanaba ngombwa bakagufasha kumanaginga inyubako yawe bakorera i Remera munsi ya REB uciye kuri control technique imbere y'umunara muremure bafite n'ishami rya Cyangugu rya Rusizi ya Rusizi rishobora gufasha ba Rusizi na Nyamasheke na Karongi cyangwa no hakurya Bukavu onosejana so tuzajya dukorana tubasure ku mashanse turebe uko bakora baze muri studio tubaganirize batubwira ibyo ubuhanga bungura abantu bijyanye n'inyubako hanyuma tunabamamaze nkuko bisanzwe iteka n'abantu bazima cyane ubahamagare kuri 0788425257 cyangwa se 0785559846 ikindi nuko abavandimwe bazima kubera ko
nabo bagenda bashakira abandi bafatanyabikorwa umva ni ikintu cyiza cyane so muri make hanyuma Green Tech nayo ndacyabategereje ariko nabo bafite amavuta twita vitamine ya moteri X1R ni amavuta ushyira muri moteri ikagabanya ibyotsi kandi tuributsa ko byabaye ihame ko buri kinyabiziga bazajya bapima uburyo kire kuri imyotsi ubwo rero washyizemo X1R ntabwo uzajya muri control technique inshuro ebyiri uzagenda witeguye hanyuma bafite n'imashini zipima uburwayi bw'imodoka bakamenya ngo irwaye he amavuta yabo harajya muri moteri akagabanya imyotsi hari najya avangwa na essence cyangwa na mazutu noneho ikinyabiziga kikanywa gakeya nabo mwabasanga inyamirambo kuri inyuma muhanda w'inyuma ya 40 uvuye kuri dialogue ujya kuri station ya Rwezamenyo ni nko mu gikari cy'abaskuti kuko uburangije igikuta cya ryashuri bita intwari so mubahamagare kuri 0782962680 tugende abantu bo kuri KOP rero bakomeje kutwishyuza baravuga bati dukeneye metero ya mwarimu kwisenyuka kubivugwa yuko urugo rwa Vestine urimba mu itsinda rya Vestine na Dorcas rwaba rwarasenyutse urumva hari kugeza kuri ubu hari ibishya hari bivugwa yuko we yagumye muri Canada nabyo turaza kubireba hari bivuga yuko yavuguruje amakuru avuga yuko atari we hari bivuga yuko yahise abisibaho yari yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga tutaragera kuri ibyo ngibyo imetero za mwarimu kwisenyuka rya runo rugo nizihe reka mbanze nkurikije n'ibyo nanjye nagiye numva n'ibyo ahantu henshi byaravuzwe cyane ariko kamere ku cyo kuvuguruza avuga ko wenda bamuhakinze byaba ari byiza cyane bibaye atari byo byaba ari byiza iriya message atariye cyangwa se naho yabiye bikaba ibivugwa atari byo icyo nicyo twifuza twese ntabwo twifuza umunyarwandakazi usenya nyuma y'amezi banambwiye ngo ni iminsi 136 abahanga barabibaze ni iminsi mike cyane ubutaranubaka by the way yego ubutarubaka amezi ubwo nane n'igice amezi ane n'igice ntabwo amezi ane n'igice ni igihe gito cyane ko abandi bamara 45 so abihakanye kuba yarabisibye ni ikimenyetso cy'uko wenda byari muteye ipfunwe cyangwa se niba baramuhakinze waba yaramuhakinze akaba atari we umukobwa akaba ari mu rugo neza byaba ari amahirwe hanyuma nanone iyo uteye imetero rero burya umuntu keretse umuntu waba yaguhakinze bibaye ari ukumuhakinga n'uwaba yamuhakinze yaba ari nk'impanga ye mu mitekerereze kuko iriya message ntabwo wayitandukanya n'ibyo uriya mukobwa atekereza ngiye nanditse message nawe ukandika indi nayiza kandika indi abahanga mu gusoma no gusesengura bamenya bavuga ngo iyi ni akanaka iyi ni akanaka iyi ni akanaka so rero iriya message mu bantu wayikekera n'ubundi bira bitekerezo biyirimo abantu yaba yavuyemo na Vestine ntiyajya kure yabo muri batanu yaba arimo ntabwo mvuza ndi mazina ameze gutyo ariko ibintu birimo bad choice bad decision kubaho mu buzima utahisemo gufata umwanzuro utariho kuba Imana yarakugejejeho ibintu kugira ngo bikwigishe no kuvuga ngo umugabo w'ubutaha nzabanza menye famiye ye menye ibye no kudakoreshwa nuriya hano mubanza mu mutwe yaba nka nimero ya kabiri cyangwa iya mbere ntabwo hari uwo ntabikekera iriya message hari uwo ntayikekera kuki se wayikekera umwana umaze amezi ane oya ntabwo ikibazo cyo gukeka ubwo duhita tureba one nta mugabo nayikekera sibyo se uko aravuga ngo emani icyo ni kimwe ubwo abagabo bose bavuyemo icya kabiri ni umuntu ushatse hanyuma hakaba umuntu washatse mu buryo buri paradoxal muri paradox ibintu bifite bisa naho bidahuye
ubwo nabo abafite ingo zitari paradoxale baba bavuyemo uri kunyumva noneho iyo avuzemo ngo kubanza kumenya umugabo neza ubwo ukereye abantu bashinze ingo bataziranye neza yakongeraho famiye iyo ushyizeho ngo na famiye ubundi famiye niba iba mu Rwanda kwimenya waba wabuze iki ngo uyimenye ubwo tuhita dukata gakundi rero kabashatse abanyamahanga twamara kugakata tukabona ni bangahe se nyine riko ntabwo ari benshi yazamo rero byanze bikunze yazamo yego so rero bivuze ngo waba yaramuhakinze aramuzi neza kuko ibyo yexprimiye muri message ni ibya Vestine. Hari umunyamakuru nakiriye mu gitondo hano yambwiye yuko iriya tweet ivuguruza atariye ari umuntu wamwiyita justement hari nabandi bagiye bampa message ngo ivuguruza yes ivuguruza abatera imetero twita sinyibaho sinzi byayo ariko abayisesenguye iriya Twitter bavuze ko idahuje yagiyeho nyuma y'isaha hari yindi message yashimangiraga iriya none niyo tweet iza igaragaza abantu bayikurikira atari bo bakurikira Vestine mu buryo busanzwe none tweet ni itariye tweet niyo itariye kuko konte ye ifite abantu nabo n'aba followers batwita n'aba followers iriya rero yanditse bira butumwa ntabwo inganya aba followers ni yasangana abahanga barahari komeza yego wari ugitera imetero icyo navugaga gutera imetero umuntu waba yaramuhakinze n'ubundi atekereza nkawe cyangwa muzi wese kuko ntawe yamubeshyeye niyo mpamvu yaza muri abo bantu bibaye kumuhakinga uwamuhakinze yaba muzi cyane urumva yaba muzi cyane ko byose bigaragara ibiri muri message mubo byabaho nawe arimo abantu bo kuri KOP rero bakeneye banyotewe no kumenya biba byagenze byo kugira ngo umwana arongorwe yishimye nyuma y'amezi 4 n'iminsi urugo rube rurabana uyu nguyu turebe kwishima byo ntago nabihamya yishimiye ikise ese yaba yararongo atishimye uriya mwana mu myaka ye yabaye nk'ishakira mu ruho kandi ishakira mu ruho niyo itabaza amoko kandi ishakira mu ruho kugira ngo umukobwa yitwa ko ashakira umuruho aba yarengeje 35 23 surindushye bwoko ki wategereje ibyamubaho byose yabigizemo uruhare oya ni yawe ariko ngiye ndavuga ibyanjye ibyamubayeho yabigizemo uruhare rusesuye ubu mu bagabo bari mu Rwanda mu basore mu biki kugira ngo ariko urukundo rujyaho rushatse none se urukundo ni ururamba mu mezi angahe ugatangira kurugreta ngo nahisemo nabi ngo ndi igikoresho ngo kwangiza ubuzima iriya message ntaho undi yaba nyirayo so rero urumva we yatangiye ushize nabivukubwiye kuri Max nkubwira ko iyo ugiye mu ishyamba utazi uca inkono utazi iriya couple n'ubundi yari paradoxale birahabanye cyane umwe ari hirya undi ari hirya harimo ntuza ndende nta proximity irimo ntabwo nigeze ubona abantu bakuru bibaho biravuna ariko biravuna niyo tuvanyemo n'ibijyanye tuvanyemo n'ibijyanye wenda na barrière culturelle ko batabyirutse mu muco umwe umwana muto w'umukristo umugabo mukuru w'umusilamu umwana muto wo mu Rwanda umugabo mukuru wo muri Burkina Faso ibyo ubwabyo nta proximité zirimo naho baba ari abanyarwanda umwe afite barushanwa 15 d'office batangiranye umwenda w'igitego none se umuntu mutabayeho muri generation imwe koko uzi ko umuntu wa 10 iyo umuntu akurusha 15 uba waravutse arangije primaire ubwo sibyo mwabonye ni bimwe ese ubwo mwaganira iki ubundi dusipoze ndanga gutanga urugero rutari rwiza ariko kubera ko iyo harimo hagati imyaka 15 tuvuge umuntu wo muri 2 agashaka uwo muri wavutse muri 2 agashakana n'uwo muri 40
85 ubwo sibyo wo muri 85 uw'inani uwo muri 2000 yavutse wenda yavutse u Rwanda ruri gutya turureba ari uburyohe ari urunyogwe ari umuhonge ari umuteja mu gihe uw'inani 5 yatangiye primaire 92 igihugu kiri mu ntambara 94 haba jenoside yakorewe abatutsi inzira imihanda imisozi kwirwa donc induru ziravuga urumva experience y'uwo muntu none undi niwo muri 2000 turi mu mataje tunyerera tugenda tugira gute urumva abo bantu kugira ngo bicare baganire ku meza harimo gap bagomba kubanza gufiringa either uw'inani 5 arakurura wa 2 amwegereze nk'icenda amubwira ayo situation yose sibyo hari n'amazina yahindutse ukuze tuvuga Gicumbi undi yarakuriye muri Byumba shima abantu bakunda kumbwira ngo gutsimbarara kuri Byumba cyane okay ukuze wavukiye muri Nyamagabe abana n'uwavukiye Gikongoro uri kumva iyo gap ni byinshi ni byinshi byarahindutse so rero difference y'imyaka 15 ni myinshi kugira ngo abo bantu wumve ko bahuza hari biba byaracitse hari biba byaracitse hari biba byaraje so rero icyo cyambere cyo udashyizemo iby'ubunyamahanga no mu Rwanda umusore washaka umukobwa umurusha 15 batangiranye umwenda w'igitego simvuze ko kitakwishyurwa banyumve neza ariko biragufata imbaraga umukobwa ashatse umugabo umurusha 15 batangiranye umwenda w'igitego simvuze ko kitakwishyurwa ariko biravuna mu gihe aba generation zimwe barutanwa imyaka hagati y'ibiri abanganye imyaka abarutanwa hagati y'ibiri n'5 abo ngabo babayeho muri situation zimwe sibyo babayeho muri situation zimwe nta mwenda w'igitego nta gitego umwe azigamye nta n'umwenda w'igitego urimo baratangirana ubuzima iyo nibaganira akavuga wenda tuvuge hari umuministre wabaye muri education ntari buvuga izina bakundaga kwitirira ibintu by'iringariza byo no kutirukana abanyeshuri sibyo niba terura icyo kiganiro buri wese azamumenya sibyo hari umugabo w'inshuti yanjye reka ntari buvuga izina nawe yigeze kutubwira n'umunyamakuru avuga ngo twebwe ngo dufite imitekerereze yo kugiye cya criminology urayizi criminology cyari ikigo cya gendarmerie cyari ikigo cya gendarmerie ariko rega cyari ikigo cya gendarmerie ngira ngo cyari gishinzwe aho bafungiraga abantu b'abanyabyaha bakomeye ni nkayo yabaye CID ariko ubu dufite RIB none uwo muri criminology ubana n'uwa RIB n'uwo kugiye cya RIB urumva inzira bizagufata kugira ngo bimwumvishe ubwo ikindi navuga ni ikira hari umwe yabayeho ku bwa gendarmerie undi abaho ku bwa polisi ubwo bizasaba gusobanura n'uko byakoraga ubwo sibyo mu rugo byatuma abantu batabana ariko wibyitago mu rugo nakubwiye ngo ibyo numva ngo ibyo mwaganira mutari buhuze kuri même longueur d'onde kugira none mbisobanure technically wize nuza acoustique wize lettre hoye ariko dukurikirane bayize no ariko reka magira ngo nawe we active mu kiganiro ngewe reka ndi kubwira abo bayizi kuko oya bose si oya kere reka njye ndi kubabariza kuganira oya ntago bagutumye oya bantumye niyo mpamvu mba ndi hano mu kuganira abaho icyo bita kwemeta kuri même longueur d'onde longueur d'onde muri acoustique voilà les longueurs d'onde voilà reba kara kantu kari kubyina iki mu kitanga iki cyuma iyo road se nyine broadcast si muri technique zindi
tukite nka mixer mixer ntabwo ari mixer yingiye ariko na mixer igira longueur d'onde nicyo shaka gusobanura shaka gusobanura icyo bita de longueur d'onde turi kubyina nitwo bita longueur d'onde urabyumva urabona ko akanje kari kuzamuka cyane kurusha kawe nushaka kurebeshemo kawe iriya niyo bita longueur d'onde kutemeta kuri meme longueur d'onde rero ni ukuvuga ngo utangiye ikiganiro 90% ari wowe uzi content undi muri kumwe aziho 10 ubwo muri kuri meme longueur d'onde ni nka turiya twanjye nawe iyo niyo bitare longueur d'onde rero wibigira ikintu cyoroheje ku bantu bagiye kubana akaramata imyaka isigaye yose niba mu biganiro 10 muzajya muganira azajya yibona muri 2 kandi ni nabyo byonyine uyirebye na surire ya Vestine nk'umwana wo mu kirokore unaririmba ukareba na rogari ya Idrissa bitubona kuba bidahura rero urwo rugo cyese ari gereza uciririye kore niba byinshi ni mu bihuje ntimunganya imyaka ntimunganya nimuhuje imico nimuhuje imyemerere nimuhuje wikurura ibyiki ibyo rero ni ibimenyetso byo kuvuga ngo iyo uteye metero kuvuga ngo ibi bizaramba naho yera niba umuntu uvuye mu ngo 5 wageze kubivuga ko kare umuntu umaze gushaka abagabo 5 uwo si uwo gushaka umusore nibura yashaka umugabo umaze gutandukana n'abagore nibura 2 no afite experience y'abagabo 5 wowe nta nimwe ufite wowe nta niyo umukobwa ufite ubwo rero muzaganira navuga umugabo unutse inkweto unutse ibirenge wowe nta wundi uzi nta mukobwa uzi nta kintu urumva aza abantu benshi ibyo rero si ukuvuga ngo nibyo byubakirwaho urugo ariko urugo kugira ngo nibura probability ibizamutse ikubiye kenshi yuko rwaramba nuko abantu baba bafite umuco umwe bafite ikigero kimwe barayo mu buzima reba nkatwe twize batangira section mu wa mbere nyuma haza tronkome abambere yacu nabo bigaga tronkome ubu noneho haje tronkome urumva ibyo hari ubuzima mu mugomba guhuza ufite nicyo nshaka kukubwira iyo rero iyo harimo iyo gap nibyo bihinduka paradoxal iyo harimo iyo ekari mu mitekerereze mu bereho mu myumvire twebwe twagirutse nta mukobwa wambara ipantaro icyo ni kimwe cyangwa se communauté musulmane uziko yemera polygamy wowe wavukiye mu gihugu cy'uburenganzira bw'umugore buteye imbere ku buryo mbese donc ni monogamie pure et simple ese nawe uri mu bagabo bemera bavuga yuko umugabo atakabashaka umugore umwe uyu munsi wa none 2025 bavuga hehe mu cye gihugu uyo nyine abagabo ushobora kujya nko kuri comptoir ukumva ntabwo byemewe comptoir ntabwo ari c'est pas un lieu de décision twebwe imyanzuro u Rwanda rugendera ku myanzuro yafatiwe mu nteko ikitari mu mategeko y'u Rwanda sinshobora no kugitekereza Byose abadepite bagitoye icyo nakubahiriza ibu rero ngendera mu byo batoye oya nyine bomva batanga igitekerezo cyo numva gute se none se ntabwo wakumva hanze ya bariyeri z'igihugu cyawe keretse utacyemera urumva kubyiyumvira ahubwo se bwo wabuze umubare w'abatekereza gutyo mbo ntabwo nakoze sondage ariko ntabwo ari bake ntabwo ari bakeya ubwo rero niba atari bake nanjye nababamo ariko ntabwo nakora ibinyuranyije n'amategeko babaye bakeze wahita uvamo nakora ibinyuranyije n'amategeko babaye bakeze nta nubwo ndimo gusa nzi ko ari benshi gusa mbaye muri benshi nta gitangaza kimwe nubwo nawe nta mibare ufite ariko urambindikiranyije aho ariko nyine tandukanya niyo mpamvu hagiyeho amategeko nyine abantu bafite ibyiyumviro byinshi kandi kuba managinga bisaba ko ubaha umurongo umwe umurongo rero uva muri ayo mategeko ntabwo wakwishinga ngo bakana ko barashaka ibi bakana ko barashaka ibuya ntabwo cyaba ari igihugu iyo bibaye itegeko riza ribereye abaturage bose bakareba abenshi baratekereza ibiki turikorera ibiki dore inyungu dore ingaruka z'iki n'iki ni nkuko wambwira reka mbonereho wamuganira nabivuge buriya mu Rwanda amategeko uko yaje n'amadini
mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 haje icyo bita troisième missionnaire, harimo missionnaire, militaire, marchand, umucuruzi, donc umuvugabutumwa, umusirikare, umucuruzi, cyangwa troisième bagamije 3C harimo christianisme, civilisation na commerce. No, christianisme, civilisation, colonisation. Uri kunyumva? Ibyo rero biza byavanyeho gakondo yacu kugira uburyo n'ubu ngubu bikigaragara. Iyo wumva abantu bahatira abandi kujya gusezerana mu mategeko, ni nkaho donc mariage sociale bayitesheje agaciro. Muri mariage zemewe mu Rwanda, mariage sociale ntiyemewe, kandi niyo bundi y'igifuti niyo yakorwaga mbere y'umwaduko w'abazungu, kandi ni nayo igaragaza ubushake bwa buri muntu cyane, kuko hari abagera imbere y'idarapo bakimyoza, hari n'abahagera bakavuga ati nibi bisi ntabyo natekerezaga. So mu Rwanda ubu twemera mariage yo mu idini niyo ku murenge, iyo abantu ku giti cyabo yo mu muryango twabitesheje agaciro. Icyo ni ikintu tutazibabarira, icyo ni ikintu tutazibabarira. Ubu ngubu donc bimwe twita ngo koco, ariko ntabwo aba ari koco komuteri. Umuntu ushobora kugira ukumvikana, abantu babiri bakumvikana, sibyo? Ibyo bemeje bakabibwira imiryango yabo, hakaba agaseremoni gakeya, kubera ko bamaze no kubica amazi, kaba nijoro, ntabwo bwaba ku manywa bene, ubwo izuba rirenze, bakamera nk'abari kwihisha, kandi bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bitekerereza. Kugeza kuri no saha iyo système de mariage ntabwo yemewe. Niyo mpamvu n'ababikoze nubwo batabahana, ariko babakangurira noneho kugira gute kujya mu murenge. Ubundi byakagombye kubirekera gutyo. Iriya niyo OG, niyo originalité y'umunyarwanda. Hari n'abatekereza bakavuga bati ubu twemera ngo isezerano niryo ku murenge, ni niryo mu rusengero. Ibyo rero ni ibyaryari, nibyo mu kinyejana cya 20. Mbere yaho nta byabaga. Hari n'abavuga bati kuba abantu basibicana mu ngo, abantu barwana, ni amategeko aba yababoshye ku buryo umuntu atamuvinga mu buryo, donc adashobora kuvuga ati uyu muntu turananiranywe. Oya, ibyo ngibyo amategeko se ko gatanya bayoroheje n'ibituma gatanya iboneka, ariko amategeko ashobora kuba atuma umuntu aba umuzigo ku wundi, ariko nabwo sibyo, kuko ejo twarimo tuvuga ibyo kwahukana, wamubisa, kandi promo hariho no kwahukana kwa gisirimu. Hari abagabo babibera muri za Getangaha ngaha Gisozi barasize imiryango, hari abagore iki ari wo mvuze muturanye kusete kwagira ngo urahaza. Donc ubundi aho kugira ngo bimere nabi wamubisa, ushobora no kujya muri gatanya basanga procedure wendira kugoye, cyangwa hari bitari ariko barayoroheje, ariko wamubisa. Icyo ni kimwe. Kujya muri gate kwicana kandi bazirimo ari abagabo nyine, ntabuzi se hano igiswe Gisozi n'Kimihura cyangwa na Kacyiru. Okay, ariko uramubisa bitwaye ikizi neza kugira ngo uzakora ibara, ariko uri kwimagina amateka ubuhinduye mu miryango. Iyo wishe uwo mwashakanye, urico mwashakanye upfuye ajye Rusororo, uwishe ajye Mageragere, abantu bashyize he ngira barajye, abana bari babigendeyemo kandi bakoze kwimyoza. Birakubabaje cyane, nanjye nuko babigendeyemo kandi nta kosa uri kumva. Noneho iyo ugiye muri geto ku Gisozi, uruguka rusika Nyamirambo, abana aho biga ubuhazi wabasura, cyangwa se nawe mukagira n'ahandi muhurira mukabaho, nta uri Mageragere, nta uri Rusororo, kandi abana barababona nubwo batababona muri kubana. Nkunda kukubwira ngo dodemo choisir le moindre. Ejo twabivuze mu bibi byinshi, mu bibi bibiri hitamo ikifite ubukana bukeya. So waba muri geto rero kugira ngo ujye Mageragere, waba muri geto umugore wawe akagumaho ari mu bana, aho kugira ngo ajye Rusororo abana bawe bajye mu muhanda, kuko ntiwigeze usubizaho abana bari iyo byabaye. So rero ntabwo byakagombye kugera aho ngaho, ariko nta nubwo ari n'ikibazo cy'amategeko. Benshi hari igihe baba bishingiye wenda hari ibindi bibazo by'amarangamutima, uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa ari imitungo bapfaga.
bakabona wenda gatanya iciye mu nzira itazakunda kuko haronzi byagenze bitera haronzi umugore yasabye gatanya umugabo arayimana none umugore akajya yishura abantu bakubita umugabo mu nzira none ibyo byose ni ibintu urumva nyine abantu ariko kuba bamugana nanjye nkuru numva nayumvise ko umugore ntaba ari kaje akagutegeza amabandi bacyutara bakagutimbagura ibyo byose nyine ariko urumva nawe ubufora ko zikosa nyine ryo kwibana gatanya none se ubona muri gatanya uzabihomberamo ibintu byose none erega nzakwigisha mpaka ukosotse ntabwo igihombo gatanya ubwayo ni igihombo ariko cy'urugo pana materiel d'office mwahombye kuko ni mubanye banze urebe ibyo none yo wimanye gatanya idabora urugo ni ruhari niba urugo rudahari ifoke ruvaho no mu mategeko wibara rero wijya mu mibare warahomba sike ntusigaranye umutwe wawe se wajya ukawukoresha kandi abantu bagira ubwoba bw'ubuzima kandi ushaje utangiye gusaza gukura se gutese wese ntabwo bw'ubuzima ugira jewe gute bw'ikisi erega ari buriya sinzi cyo ko ufite abantu bariza kuko muri commentaire abantu bazana ibitekerezo nkumva ntago banzi niba uri kubariza simaseniki niko urumva ukabaho nabi ngo nukugira ngo ukabaho nabi urugo muri kuruforusa rudahari urimana gatanya ngo kugira ngo utabihomberamo warahombanye kubera ko nta rugo ufite murirwa mubeshya rubanda murataha ubukwe mufatanya agatoki ku kandi mwamugasuhuza abantu mushinyirize bakagira ngo muri guseka mwataha mukongera mukajya kuryana iyo Sodoma uwo muriro mubamo mu rugo ntawe uretse buri wese akajya uko n'undi akajya uko urumva rero uwo mugabo mu byatumaga bamudiha nuko nyine ngo yari gatanya kuki yayimanaga nyine kuki yimana so no yego kuba bivugwa yuko abantu bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ni ibinyoma ibintu ni ukubeshya ariko mu gitondo uwitwa Aline Gahongayire nimba atari nimugoroba yandika texte nini cyane nikwerekeye nayisomyemo gake ariko bisa nayikeneye gusesengurwa harimo ibyo ntapfa kwemera kuko kuba ufite urusengero barizwamo kuburirimba neza ntago byatuma udasenya abarukore basenya ni benshi iyo ibyago byaje ntago bitoranya amadini ibyo ntibakatubeshye nayibonye ariko yizane hari utuntu ngomba kusomamo nawe nkamugira inama cyangwa uramugira inama kandi nawe ari gutanga inama ze ngaho nyumvire inama irabogamye cyangwa iroshya inama ye ari ibyo ivuga bitizana akira ntago uhita ubona ibintu reka nze nkwereke that you're blessed to matter what to this beautiful life there is always a spirit behind every will of God bituremeranya hari igihe cyose hari ikiba cyihishe inyuma y'igikorwa y'icyo Imana ibikoreye umuntu ibyo byo ndabyumva hanyuma ngo mfashe uyu mwanya nka mukuru wawe mukuru we mu biki oya mukuru we nta muruta se si bisanzwe ariko uyu mwana afite ikibazo cy'urushako ni mukuru we mu rushako ni mukuru we mu biki mukuru wawe mu rugendo rwo kuramya ni mukuru we mu kuramya ntesheje agaciro imbaraga zose mbi zirwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe voilà ninde wo gutesha agaciro ese kuyima urarangije se oya hari ntago turi buyirebe yose cyetse niba ari yo topic ninde wo kurwanya imbaraga mbi zirwanya umugambi w'Imana niba ari umugambi w'Imana nta zindi imbaraga zakawurwanyije ariko urugo rwarinjiriwe nta mana irurimo uyu se ninde wo gutokesha ngo bive kandi byabaye azasenga n'umukozi w'Imana ayinyo asengeye bangaye yarisengeye we cyane subiza yarisengeye bimeze bite iby'urugo none uyu mwana ikibazo afite n'urugo uyu aramusengera rwe rurahari
igisubizo ni we nespa ugize ubwoba cyane nanjye nuko munyumvire donc ati okay umugambi w'Imana ku buzima bwawe niba umugambi ari uw'Imana koko nta kintu na kimwe cyawutondagira ku buryo donc hari ibintu bitatu ufitweho umugambi Imana imbaraga n'uyu uri kuvuga ngo azitesheje agaciro ari umugambi w'Imana nizo mbaraga ntizaboneka n'uyu ntago yagira icyo zikoraho ntibishoboka mugakabye ijambo ribi ryose ryavuzwe ryavugwa cyangwa ryatekereza ku buzima bwawe ritesheje agaciro nk'izina rya Yesu ngaho yumvira ritesheje agaciro rirabura kugenda sibye no gufera abantu onionisi aho niho haba inyegamo y'abaramyi ujye uhahungira ajya apfuka amasenga ibyo nabyemera komera kandi uhore utekanye ndizera ko Yesu waguhaye ijambo rimwe ari we ukongera noneho akaguha ijambo rishobora gucecekesha imiraba yose y'ubuzima bwawe nanze kibi cyose kigushaka rekeraho muri rusange atagira n'ufata ko nibasiye uwo muntu sibyo ariko ibyo ni ibintu bivugwa n'abantu benshi ntabwo nibaza ko abavuga butumwa n'abakozi b'Imana mere kuri Reverend Dr. Antoine Rutayisire ntabwo bivuga ko urugo rw'umuntu usenga rutaba mishyano ibyo kwirwa ngo ndakumiriye guteze kandi uyu mwana ari wavuze message nziza akavuga ngo iki Imana ikoze cyose ibifite igamije kutwigisha twaziga duteze ntabwo urugo rw'umuramyi ari hekaru ibiba mu rugo rw'umupagane byaba no mu rugo rw'umukristo cyane ko byinshi Imana ibizana igamije kwigisha none se zigisha abatari abakristo no mu ngo z'abakristo ijyamo ntibabura imbyaro se ntibapfusha se ntibahomba se igisubizo ni yego nespa si none si yuvuze ngurakumira ezirongazi bari kwisi uranyumva ezirongazi uri kwisi wasenga utasenga Imana irakugenderera kuze kudashaka kwakomeza umwana kuri kurwanya ko ari baza umwana niba yabyemeye ariko yabyemera kuko ari umwana ngiye ntago nabyemera nabikomeze n'ubundi byamaze kumugeraho ariko kububizanye ngiye aho mpagaze ntago bishoboka ninde se nkahandi hahese umwinginzi rega ayinya abingizi barabuze oya statement yangira ugira iti urugo rw'abasenga n'urw'abadasenga zose zishobora kubamo ibyago ku mpamvu yo kugira ngo Imana igire ibyibigisha sibyo ingo z'abasenga zirasenyuka ingo z'abasenga zishobora kubura urubyaro ingo z'abasenga zishobora kubyara abana bavukanye uburwayi budakira ingo z'abasenga zishobora kugira business igahomba ingo z'abasenga zishobora kugira ubucinya umundi ingo z'abasenga zishobora kuba ibiba mu ngo z'abasenga ni nk'ibiba mu ngo z'abadasenga bose babireba ntari gusabiriza yaririmbye nabi wese ntiyari umuramyi kuki se agera muri position abura amafaranga yo kuvuza umugore tuzaba turi kumwe mu nzu y'ibitabo mbembi nanabivuze ntazanyitwareho umwiko mu ngenda avuga si ahangaha naririmbiye ngo yaririmbo twaririmbye niheja shingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Mana utakura umuntu shingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Mana utageza umuntu ibyo se wabyivugiye sisi kuki nanyemera iyo Mana yakura umuntu kure ikamugeza kure yumve ko yamukura no mu burwayi bw'umugore we ikamugeza mu buzima bwiza bw'umugore we yijya mu bantu rero Imana ikoresha abantu wese amafaranga ko atafite ntabwo Imana ikoresha abantu ariko ntabwo ari wowe ujya kwinginga abo bantu jya muguma muri ya Mana yawe ibindi yabyikorera bikwiharura cyangwa si byo wavugaga sibyo abo nibo bitwa abaramyi kuririmba se bose babiri yase umuririmbye Vestine se umuririmbye hari akantu kigeze kubaho bazana amabwiriza yo kurwanya urusaku ngira ngo umuvugizi wa polisi yari Teose Badege kana namusuhuze kuko ari mukumbuye
Usura kumbuzi urashize ntago rurashira ariko tuzabonana icyo gihe insengero zavugije imiziki polisi yaragiye iterura imizindaro n'amabafuri irabitwara none bari abantu bane cyangwa batatu bari bafite insengero zikomeye ariko baragiye baratakamba bavuze niba Imana mwavugiraga mwagiye mu rusengero mugasenga Imana ikabagarurira ibikoresho ariko baciye muri izo nzira none uvuga ngo ibi byo kuvuga ngo ni umuramyi ngo niki oya ibyo tujye no mu myemerere yanjye ibyo ntabwo bishoboka keretse ugiye ukambwira ati ngo bariya basenga iwabo byose ni de abana babo baratsindwa baterwa amada bagira gute business zabo zirahomba nk'izindi baragambanirana ejo bundi nagwaye case ya bamwe bagiye kwa nani kwa sinizira hano nabivugiye bamwe bagiye kwa Julienne gukora iki umwe yaroze undi kandi azi ko ari inshuti ye yajya kwivuza bakajyana bagiye no gusaba isengesho Pastor Julienne barajyana Pastor Julienne akereka umuntu kumbe rwabwiga yicaye aho gaho ngo dufata ntuzi ko ari yisenya munsi se urumva akereka umuntu ibimenyetso bikaba ari iby'uraho ariko atasi Ndetse aho ngaho siho hari ibyo ngibyo ureze waba ukibyemera par experience hari metero nagutereye hari ibyo ntakweretse amavi ye umwana yemera ko iby'Imana yatumye biba mu buzima bwe ari ukugira ngo yige so binamubayeho azabivamo abivemo neza yarize bihagije sibyo yarize bihagije bivuze ngo iyibuye uritsitayeho kabiri iyo uritsitayeho bwa mbere ushobora kuba warangaye sibyo cyangwa ari iyo uritsitayeho bwa mbere ni impanuka iyo uritsitayeho bwa kabiri ni uburangare bwawe kuko wakabaye warikuyeho niyo masomo avuga iyo bibaye ku bwa kabiri ariko nanone ntago iki si igihugu ukuntu tugikunda kiryoshye ntago ari cyo kugira abakobwa basenya ku myaka 23 noneho ejo 25 babonye undi mugabo ku myaka 25 ubugize abagabo babiri oya yabaye dufite aba 30 bafite umugabo umwe guteze usibye kubyoroshya ngo tubyite ko ari amasomo Imana ibishaka gutanga ariko ubwabyo ni ishyano ni ishyano kandi mu muco cyaraziraga kigazirizwa iyo wasenyaga uruguru umukobwa bakubagiraga inzu yidushye so nukuvuga ngo urabanza ugahanyanyeza wabona koko ari byagutwara ubuzima ukarekera wasanga azahita yibonera umugabo mwiza vuba birashoboka umusore muto rwose akaza ntabwo butari bwo bugabo bwiza uwo bajya kungana umukunda waza nawe umwenda w'igitego uyu mukobwa yize byinshi yabanye donc yagize experience ndende ejo nibwo ari mubimeza ngo amezi 5 amezi 4 n'igice ntacyo yaba yize nkubwira ko umunsi we wawubarira amasaha 100 so yarize byinshi bivuze ngo nuzamushaka agomba kubanza akamumenya akabanza akirinda bya bikomere nabyo n'umwenda w'igitego azaba atangiranye akabanza akamwomora bya bikomere yavanye muri iri experience kuko niba umugabo wenda mu gukomanga aho gukomanga yateraga umugeri urugi nuzamushaka azajya mubonamo umutera mugeri niba mukandisha urugi nuzamushaka azamwita umukanda rugi kugira ngo bimukuremo bizagufate foru ndende urumva wowe uri kundeba nkaho utabizi ariko ngewe nk'umuntu wakoze mu bigo byareraga abana bahuye n'ibibazo babuze imiryango cyangwa babanye nabi n'imiryango yabo bamwe babubiriza bese bababaniye nabi waramuzanaga iyo mwarabanaga kugira ngo azagarure icyizere ko wowe utazajya ubumwiriza ko wowe utarya ukinze byasabaga eforo ndende ukamwiyegereza rimwe na rimwe ugashaka ko munararana kandi ntabera ufite ryo kumuha ariko nyine ukinginga kubera iki uramuvana mu rwobo umujyana hejuru so rero nuvuga ngo gushaka umuntu ufite wagize experience mbi nkiriya hari ibyo wirinda hari n'ibyo ukora atari ukubikunza ahubwo ugamije kugira ngo umuvane muri cyacyo nyine umuzamure ajye hejuru ibibazo bikujyana muri kave
ibisubizo bikujyana muri etaje ya 12 siko ejo twavuze so numva ngo rero uzamushaka azamuvana muri ya kave azamure niba namugeze muri nivo ya 3 undi ari muri ya 12 uwo mu 12 azamanuka bahurire nko muri 5 naba mukunda koko najya inama utaba mukunda ko atakwirwa ajya mu buzima bwe birahagije birahagije bura n'urukundo rwahise rupfa amarangamutima witupfa kwisha maneno muri igisigaye yaba muri bya bindi ya projet y'ipasu ya wa mukobwa wa undi bakubujije gupasura akagira umutungo abonamo none akawiryoshyamo byo kwirofura wowe bambujije akawibagirwa vasha banza arahushye kunyama cyane nahutere umwe bavuze ngo ipasu umwe bavuga mu kiganiro ibibazo bikavuga umwe bavuze ngo ipasu ngo rya 150 ukajya muri sajari ngo ukagenda ngo bakarabye indimi bira byose umuntu mu buzima wishimira ko amafaranga n'imitungo bya substitutinga umuntu urugo rwe uwo babanye mu rugo rwe uwo bakundanye umuntu utekereza gutya bafite ibikomere byinshi cyane izo 150 ubonye muri gatanya ukajya muri osajari ngo abagabo bagata inkonda urutwa n'uwihanganiye rwa rugo urongeye kandi iki azina mvuze se oya ntabwo rero ndi kuvuga kwishimira ko ubonye gatanya mugapasura ukagira 150 urarwaye bese warashize ku buryo urarutwa na wa wundi baha ratio ya 5 ku munsi akaba maze mu rugo rw'imyaka 20 ntaho mwahurira kandi kuri 5 ku munsi se si 5 mu kwezi we undi aravuga 150 si 150 wafite 150 ntaho bahuriye abo bantu umugore uhabwa ratio ya 5 aba mu rugo rwe n'abana be n'umugabo ntaho bahuriye n'umugore ufite 150 wagiye muri sajari ngo abagabo bakarabye indimi barabye indimi se babubera abagabo abavane mu rugo se urugo urugo ni zahabu my dear amafaranga se yakujyana mu buriri ugasusurwa amafaranga se mwabyarana yego rero nicyo kibazo imihanda ihora yangirika kubera ko urumva aruvuga bizima aracaha aruvuga tugiye gutaka mbere yuko dutaka kaze nkugirire icyo kuba bivugwa ko ashobora kuba uyu mwana yasigaye muri Canada nubwo nta kimenyetso umuntu arabona no rega bavuga byinshi hari n'ibindi numvise kuri space bavuga ko divorce itabaye hagati ya Idrissa na Vestine ko yabaye hagati ya Idrissa n'umuntu w'izina rya Kigabo n'umuntu w'izina rya Kigabo so bivugwa ko icyo gusigara muri Canada ukiretse ahubwo bakavuga ko uriya mukobwa hari abantu baba baramuririyeho baba barariye amafaranga muri iriya diru kugira ngo ashakane n'uriya mugabo bakavugamo uruhare rwa mama we ko umugabo yabanje kuri mama we akanamuhana yanzu ariko bambwiye kuyizi ngiri mwizindiro cyangwa Kimironko okay umugabo akaba yaraciye kuri mama we agaca no ku inshuti zuriya mukobwa kugira ngo abone uriya mukobwa hakaba hari n'abavuga ko ngo bahaba harariwemo nk'amadolari 20 cyangwa 30 aravuga byinshi iyo njyaburo ko yabari noneho nyine ko se Godfather we yabyeruraga akavuga ati rwose ntabwo ari divorce hagati ya Idrissa na Vestine ni divorce hagati ya Idrissa n'uriya mugabo runaka icyo ni kimwe ubwo akaba ari divorce ishingiye ku kisi yo yindi bishatse kuvuga ngo uriya mukobwa siwe wabanaga na Idrissa yabanaga na Idrissa mu nyungu z'abandi bantu so nuvuga ngo ibipfuye si ibya Vestine ni ibyabo bantu bari bafite inyungu cyo ni gishya cyaciye kuri space kandi kiranakomeye cyaciye kuri space nuriya mugabo uriya mugabo wabyucyana mu gitondo iyo space yarayiriho baramuhamagaye uriya winyinya uriya twari kumwe hahandi ntatahe mu rugo nawe iyo space yarayi muzeo nika baramuhamagaye somborero baramuhamagaye so baravugaga ngo bintu bibe clair nta muvuge rangaje muvuge ko Idrissa atandukanye na Kanaka not Vestine yego noneho rero ukavuga uti kuba yasigaye muri Canada
cyaba ari ikimenyetso simusiga. Nanjye ubwo byansaba no kwisegura. Hari abantu baba bafite aya ndani kuko bari abakobwa babura umunsi umwe ngo bagende. Hari ikiganiro cyabaye ndaza nanjye nitwara umwikomo ku bantu bagitangaje bahise bavuga ngo Vestine ataye umugabo ngo ntazagaruka. Nanjye ndavuga ngo mwabiguye n'iki ko umugabo ntacyo muravugana. None birabaye ubu muri make nanjye nakugobye kubikubura bakagomye kugenda ugize gutya abo bantu barafite amakuru ukubika ingoye baranuye kuko njye navugaga se ubundi niba agiye ajyanye na murumuna we ushenye uwahukanye ntabwo ajyana na murumuna we ririmbana ngo yabwiye nyina ngo zana Dorcas tujyane naho nyina ngo ndabatanga muri babiri se. Ako ka video nakabonye yambaye wa mupira w'umukara umukara n'umweru ati ndabatanga muri babiri. Hanyuma noneho ngo akajya atereta nyina akohereza gasaza ke. Nuvuga ngo igihe cyose mu rugo ntiyumvaga yahaba wenyine. Hasi ko umugabo ntavuga ibyo byo biragaragara. Nta muntu urabona iryinyo cy'uriya mugabo. Sibyo? Aseka titsimura gakege. Umugabo ni très sérieux. Kandi umukobwa we yibereyeho mu buzima buri relax. Ubwo bivuze ngo ubundi ari byo twitacishwa. Uyu mugabo akurusha amafaranga, akurusha experience y'ibintu byinshi. Uhinduka nk'umwana mu rugo. Kandi uriya mwana igihe cye cyari cyo gushaka uwo yisanzuraho. N'umugabo ntawe uba kubita akazi kibari kumwe urumva nimbarika primus bakagasangira nawe yakubyinira. Uramugabo nawe yakubyinira. So urumva rero yabaga nkaho ari muri solitude. Kandi nayo ni icyo nakwita nka nabyita ngo isimbo ari terime bavuga ko yo guhananuka. So nuguhananuka kuba wari muri mood y'abantu bahora bishimye ugahita ujya ahantu noneho umera se nk'iki muri ce hari amajese nta kuvazana ibiryo sheri karibu ku meza reka da amajese uwo ugasanga no wenda no mu buriri amajeste mu buriri bwo ntashoboka ko rimwe na rimwe amatara bazibije. Urumva umwana donc yagize ntuza ni nka degringolage n'uguhananuka mu Kinyarwanda. Ubuzima yarabayemo mu celibateri ntabwo byabaye ubuzima yagiye kubamo muri mariage ntabwo ari continuité y'ubwo yararimo mu celibateri. Ese waretse nka gusubiza inyuma gato nta kibazo ngo amatara wagize ate ntabwo ibyo si bashaka kubigaruka ariko hari ikintu umuntu avuga ahita ubundi yusubiyemo igitutsi utukanye kabiri muri make ubwo ngubwo ni wowe. Hari ibintu umuntu avuga ntabwo icyambere ikiganiro ntabwo kiri topic sibyo nakubwiye ngo amajeste ntashoboka mu cyumba kenshi amatara bazibije. Hari ikindi nta kindi nta kindi urumva rero nta icyo nshaka kubwira uriya mwana mu rugo rwe harimo difference nini cyane ni y'urugo rw'iwabo hanze uko yabagaho nuko ari kubaho mu rugo. Ibyo byose nta n'umuntu wakabyifuje. Umuntu yakifuje ko kubaka urugo ugenda ukazamura urwego rw'ibyishimo wari ufite napana kubijya kugira ngo bimanuke. Sorwe usibye amafaranga ntago byoroshye nta kirimo ikiganiro n'iki byari bigoye ntabwo ari couple iganira nta naho ihuriye umwe ni nkuko umwe yaba ari gutekereza ikirombe cy'amabuye ikirombe cya koruta utekereza ikirombe cy'ibijumba niyo gutekereza agatebo k'ibijumba umwe mu mutwe harimo ikirombe cya koruta undi mutwe harimo ikirombe cy'ibirayi aho bakura ibirayi urumva abo bantu bazahura koko utaragera no ku mabuye yo kubaka turagiye ku ibeni imwe y'amabuye reka twitahire rero ikibazo gikomeye cyane. So icyaba cyo bibaye mu gusoza kino kiganiro bibaye kwira message itariyo nabyishimira uriya mwana kubaka agakomeza agastragolinga ariko nabyo byaba bimugora. Ngiye nibaza ko aho kugira ngo akomeza nanavunika simbizi byaruta kuko ntabwo niba yarafashe ubwanzuro utari wo aracyari muto yashobora kwicara agafata karupo k'imyaka 3 cyangwa 5. Ikibazo nuko kubera kubakira ku mihanda
buriya ashobora kuva muri ruriya rugo abasore nka batanu abagabo nka batanu bagatangira kumutereta kubera ko babimenye none akaba umujyana muri urwo rugamba n'ibikomere by'urwambere atarabikira akeneye hopo itari munsi y'imyaka 3 guhera kuri 3 kuzamura 5 ubwo umuntu wararanye n'umugabo azayimara nta yamararanye nawe si iminsi 136 mu minsi 136 iyo kurarana kurarana yose barararanye hari ikintu ushaka kuvuga se kirenze kurarana mu minsi 136 icyo kintu utekereza ntago cyarenze iminsi 70 wese 30 mu kwezi yose ibyo ntacyo bitwaye ibyo nabyo agomba kubanza akabyikuramo agomba kubanza akabyikuramo cyangwa se yarambirwa wenda 2 mu kwezi agashaka k'ishyamba 2 mu mwaka 2 mu mwaka yabona byananiranye umubiri wanze ibyo ni ibisanzwe mu bantu agashaka k'ishyamba ariko apana guhita yinjira mu by'urugo umugore akajya gushaka ibyo ngibyo nibura akabara imyaka 5 ari libre nta pressure nta kiragiture cyuriya mugabo agatangira kongera agaseka akamwenyura agakwenkwenuka agaseka urumenesha akabanza akisubiranya agasubira mu bana biganye bagaseka akajya gusura umukobwa biganye bakarara bavuga bagaseka ndabara umuntu abe cyangwa kwa nyina mbese akaba yiyibagije biriya bintu muri iyo video yambaye ura mupira w'umweru n'umukara haravuga ngo baramaje ngo mu rugo bimeze bite ngo muzabanze mushaka ubundi icyo gisubizo kigita kikwereka ko utaryohewe ubundi murambazi ibaze warabyibuka uwaryohewe ahita avuga ati yewe nari naratinze none bavuga ngo nawe uzabanze ushaka kubibona gusa hari icyo batakubwiye se hari atakubwiye cana zirishyura uzabanza uyishinge wazayishinze se wowe nta email ufite ariko ngiye ubibajije canira gabura ayinya canira gabura se ndahita vuga ngo ayinya urumva iyo umuntu abaza imameza gahe ashatse utibimeze bite muzabanza ushake urumva icyo gisubizo ibindi rero nta n'izindi metero zikenewe ibimenyetso byose birahari so usibye no kuvuga ngo niyo minsi ku munsi w'136 niyo yibanjirije wa 90 wa 60 na kangahe byose hari ibimenyetso nta nari muri amukobwa yigeze agaragaza ikimenyetso cyuko amerewe neza mu rushako yego naho abamusengera byo nababwira iki ariko ntabwo wakumira umugambi w'Imana kandi uriya mwana ni uvuze ubwenge cyane kuko waravuga ati ikimana izanye ku buzima bwawe aba ari ukugira ngo wige neze uki mushaka kumubuza kwiga ntago bivuze nta muntu wugabye mu gicucu wugamye ibibi ibyago buri wese byageriwe ariko bitavuze ko kuba byagera iwawe ntago bivuze ko usenga nabi ntukujya Imana ikwigisha iryo somo ryo nanjye ndaryemera waba usenga waba udasenga mu byago habamo amasomo so rero ntabwo ku muntu w'imyaka 23 wavuga ngo wazabaho ubuzima butabamo ibibazo guteze ntabwo bishoboka buriya ni experience kandi aracyari mutoya nagenda akisubiza kuri 28 cyangwa 30 akongera agashaka ushobora kuzashaka urugo rudanangiye kuri 30 afite 27 irindwi ntabwo ari myinshi bisaba ko yongera akagenda agasubirana reka bisaba ko yongera akagenda agasubirana neza akongera akaba umukobwa nyine nubwo bitashoboka ariko akabanza akibagiza ibyo byose niba nkwa gafanta kakanywa apfa kutajya mu byo atanywaga ngo kubera ko yabaye yagize urugo rubi kubera ko yashenye ushobora gusanga hari abagiye kumukururira mu ba Slay Queen aracyari umwana bagiye kumukurira mu yandi mashyirahamwe y'abagore bashenye cyangwa batahiriwe n'ingo uriya niyifate nk'umukobwa utarigeze ashaka n'ibintu ashoboka asubira iwabo kwa nyina babyumva yongera umwana mu rugo bongere bamurere bamuzamure kuri iyo myaka azongere asabwe ahobwe yubaka urugo naho najya muri za nkuki zirunguye tununda abagabo bose ne
kuri 23 batajya kuvuga ngo bose ni hamwe kandi uri kubikubwira zibatanu wowe waruzi umwe aya icyo cyo akiri na nyina byumve uriya mwana agarutse mu Rwanda yakaba yasubira iwabo bakamusubiza mu cyumba yabagamo bakamurinda ko ajya muri za nkuke babandi abahise aha barahari sijya byumva se nta numwe nzi numva amazina numva ngo hari amasosiyasiyo ngo y'abagore bikukiye abagore bikukiye nyine bitunze ngo barangiza bakora iki uriya rero ni mutoya niyo yagira amafaranga ntagomba kujya muri abo ngo bitunze bitunze baba rero kuvuga ngo umugabo si ngombwa bashobora no kumuzinura kandi kuko 23 ntabwo ari imyaka yo kuzinukwa kuko igihe cye imbere ye haracyariho kandi abo ngabo bamushukana azajya nabwo ajya abanza arebe ngo experience yabo niye birahurira hehe imyaka yabo bari muri za 40 na ura n'uruhinja ura n'umukobwa wanjye urangana n'umukobwa wanjye ibyo mubwira ni nk'ibyo nabwira uwanjye kandi n'uwanjye sinatuma ajya urugo umazemo amezi 5 ane n'igice narwo ntago navuga ngo agomba kuva hariya niba ari uwumva asubira mu buzima familiar agasubira mu bana karerwa harabamuruta afite 25 bakiri iwabo niba afite 35 bari iwabo 40 bari iwabo apana bibana apana baba mu mageto yirinda bo mu mageto rero aji iwabo bagikomanga rwose bagataka papa kamaza wari wagiye he akamusubiza cyangwa mbere yo kugenda akabwira ngo papa ngiye hana ngiye mu gapurapo gake ndaje ngiye muri anniversaire ya kanaka ngiye hari umwana wa twiganye wa graduatinze ngiye gusura ngiye ibi ukasaba uruhushya uriya nasubire ku ntebe ku gitanda cyo mu rugo kwa nyina asubira abo umwana uzamushaka azaje kwa mukuru pana ku mihanda azamusanga iwabo pano abo ku mihanda bihorera binabaye byiza yava ku mihanda nuko bitashoboka kubera ko akaza akora ariko nta nobyo so nibyo ngibyo rero mureke dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha